Muracyari kumwe na Marie Clarisse Mukandinda. Igihe kimwe nagize gutya ndaryama ndasinzira, noneho maze gusinzira ngiye kubona mbona ndi kubona utwana twinshi turi mu bibazo, turi mu kaga muri make, utwana twishwe n'ubukene, utwana twishwe n'inzara, utwana tudafite ababyeyi. Noneho ndangije numva ngize impuhwe ngo ndagenda njya ahantu nzana ibyo kurya, nzana ibyo kwambara, nzana n'ibyo kunywa. Noneho maze kubizana ngiye kubona mbona umuntu wari uzaniye utwo twana umugati na divayi. Byumvikane ko yari padiri. Ntuncireho iteka muvandi, niba uri umupadiri ukaba ukora icyo Nyagasani ashaka, Nyagasani akomeze abisingirizwe. Niba uri umubikira ukaba ukora ibyo Nyagasani ashaka, Nyagasani akomeze abisingirizwe. Ni inzozi nabonye zitumye nkubwira gutya. Noneho yazanye umugati na divayi, noneho mbona yuko ari umuntu w'Imana, mbona ko ari umuntu uzanye ubufasha bwo gufasha abo bana. Icyaje kuntungura ni iki: nagiye kubona mbona undi muntu mwiza cyane w'akataraboneka, muremure cyane, nta handi hantu nigeze mubona kuri iyi si, usa neza, ariko usa neza nimbivuga ubyumve, w'umusore mwiza muremure, mbese sinzi uko namukubwira wowe utaramubonye. Noneho nagiye kubona mbona ari inyuma ya wa mupadiri, mpita numva ko byanga bikunze nta wundi ari Yezu Kristo. Niyo mpamvu muri twebwe buriya tugomba guharanira gusenga, ariko tugasenga tubikuye ku mutima, tugaharanira kwigomwa, tugaharanira kwihanira kureka ibyaha byacu. Noneho njyewe nabonye uwo muntu aje, ntabwo nakurikiye ibyo padiri ari gukora cyangwa ibyo ari kuvuga, ahubwo narangariye wa muntu. Ahubwo ngiye muri njye hahita haza indirimbo, na n'izi saha iyo nyibutse numva ngize ibyiringiro. Nateye indirimbo mwese muzi ivuga ngo Mukaristiya harukiza abantu, ni Yezu Kristu umwana w'Imana. Ngeze aho ngaho rero nabonaga muremure, siko nongeye kumubona, ahubwo napfuye kuvuga ngo ni Yezu Kristu umwana w'Imana. Uko mvuga wa muntu nkabona aragenda aba mugufi, aba mugufi, aba mugufi, kugeza ubwo yageze aho aba mugufi cyane asigara agenda nk'igikeri. Niba uzi ukuntu igikeri kigenda. Kristu Yezu akuzwe. Bivuze ngo iki rero? Abatubwiriza bose mu rusengero, abatubwira ibya Kristu bose mu kiliziya, bose ntago ariko baba barimo Kristu. Hari abiyoberanya ukaba uzi ngo ni umuntu uri kukuganisha ku Mana, kumbi ntabwo ari ku Mana ari kukuganisha, ahubwo ashobora kuba ari kukujyana kurimbuka. Ni ukuvuga ngo uko nakomeje kuririmba iyo ndirimbo rero, wa muntu wari muremure yageze aho ngaho, noneho ahinduka nk'igikeri gitaruka, mbona kirazimiye. Kristu Yezu akuzwe. Uyu munsi wa none rero ntabwo ari Marie Clarisse Mukandinda ngo wibwirije gusimbuka ngo mvuge ngo nje kukubwiriza, weho w'umusambanyi witwa ngo uri mu murimo w'Imana, weho uvuga ngo ndi kubwiriza ubutumwa bwiza, akaba ariyo wa mbere wo gukora ubutumwa